Amata inka ni ikinyobwa cy'ingenzi mu miko myinshi tuyasanga mu ngo hirya no hino ku isi. Mu binyejana byinshi yabaye isoko ibanze imirire cyane cyane ku bana. Ariko se ni iki gituma amata inka ari ingenzi cyane? Igisubizo kiri mu miterere yayo yuzuyemo intungamubiri agira uruhare runini mu gutera inkunga ubuzima bwiza bw'umuntu. Muri iyi video tuzareba ku byiza byinshi by'amata inka, tuzareba kandi ku mpungenge zishobora kubaho, hanyuma tuzatanga ubuyobozi ku buryo bwo kuyashyira mu ndyo yuzuye. Amata inka akenshi yitwa ifunguro ryuzuye rya kamere. Ibi ni ukubera ko yuzuyemo intungamubiri z'ingenzi zitandukanye zifasha umubiri wacu gukora neza. Amata inka afite intungamubiri nyinshi zitandukanye, harimo ibinure, proteine, isukari, vitamine, n'imisemburo. Izi ntungamubiri zikorera hamwe kugira ngo zifashe imikorere myinshi y'umubiri. Izi ntungamubiri zifasha mu mikurire y'abana, gusana imibiri y'abakuze, no gutanga imbaraga z'ako kanya. Dore uko ikirahuri cy'amata inka kigizwe ibinure. Amata afite ibinure bitanga imbaraga kandi bigafasha mu gukurura vitamine. Ibinure bifasha kandi mu kurinda umubiri wacu no gutanga ubushuhe. Proteine, izi nizo zubaka umubiri wacu. Amata afite proteine nyinshi ingenzi mu mikurire no gusana imibiri yacu. Proteine zifasha kandi mu kubaka imikaya no kongera imbaraga. Isukari, lactose niyo sukari nyamukuru mu mata, itanga imbaraga ako kanya. Lactose ifasha kandi mu mikorere myiza y'ubwonko no gutanga imbaraga z'ako kanya. Vitamine, amata ni isoko nziza ya vitamine. Harimo vitamine A, B, B1, B2, B3, B5, B6, B12, D na folate. Buri vitamine igira uruhare rwayo mu kubungabunga ubuzima bwacu. Vitamine A ifasha mu kureba neza, vitamine B zifasha mu mikorere y'ubwonko, na vitamine D ifasha mu gukura kwa magufa. Imisemburo, amata ni isoko nziza ya calcium, magnesium, phosphor, zinc, selenium, potassium, na choline. Iyi misemburo ni ingenzi ku buzima bwa magufa, imikorere y'imitsi, n'ibindi. Calcium ifasha mu gukura kwa magufa, magnesium ifasha mu mikorere y'imitsi, na zinc ifasha mu gusana ibisebe. Amata inka ni ifunguro ryuzuye, rifite intungamubiri zose umubiri wacu ukeneye, ni ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi. Intungamubiri zo mu mata inka zikorera hamwe kugira ngo zigire akamaro ku buzima. Amata inka arimo intungamubiri nyinshi zitandukanye, harimo proteine, ibinure, lactose, vitamine, n'imyunyungugu. Izi ntungamubiri zose zifatanya kugira ngo zigire uruhare runini mu buzima bwacu bwa buri munsi. Reka turebe uburyo izi ntungamubiri zigira ingaruka ku mibiri yacu. Amata atanga imbaraga zikenewe mu mirimo ya buri munsi. Ibinure na lactose mu mata bitanga imbaraga zihagije, bikadufasha gukora ibikorwa bitandukanye. Gutanga imbaraga, ibinure na lactose mu mata bitanga imbaraga. Ibi ni ingenzi mu mirimo ya buri munsi, cyane cyane ku bantu bakora siporo cyangwa imirimo ikenera ingufu nyinshi. Ibi ni ingenzi mu mirimo ya buri munsi. Amata afasha mu gukomeza ubudahangarwa bw'umubiri, kuko harimo vitamine nka vitamine A na D, ndetse n'imyunyungugu nka zinc na selenium. Gukomeza ubudahangarwa bw'umubiri. Amata afite vitamine n'imyunyungugu bikomeza ubudahangarwa bw'umubiri, bigafasha umubiri kurwanya indwara. Ibi bituma tugira ubuzima bwiza kandi tukirinda indwara zitandukanye. Ubuzima bw'imitsi na magufa. Proteine mu mata ni ingenzi mu kubaka no gusana imitsi. Ibi bituma tugira imitsi ikomeye kandi ikora neza, bityo tukabasha gukora ibikorwa bitandukanye ntankomi. Calcium na vitamine D ni ingenzi ku magufa na menyo akomeye. Ibi bituma tugira amagufa akomeye kandi akomeye, bityo tukirinda kuvunika cyangwa kugira ibindi bibazo by'amagufa. Ubuzima bw'umutima. Hari ubushakashatsi bwerekanye ko potassium mu mata ishobora gufasha mu kuringaniza umuvuduko w'amaraso. Ibi bituma tugira umutima ukora neza kandi tukirinda indwara z'umutima. Amata inka si kimwe. Hari ubwoko butandukanye, buri bwoko bukurikije ibyo umuntu akeneye mu mirire ye. Amata yuzuye, aya afite ibinure byose, bigera kuri 3 ku ijana. Afite uburyohe bwuzuye kandi aroroshe. Amata make mu binure, aya afite ibinure bike, 1 cyangwa 2 ku ijana. Ni amahitamo meza ku barimo kugabanya. Amata ya skim, aya nta binure afite. Ni make cyane mu ngufu ariko ashobora kutagira uburyohe nk'ubw'amata yuzuye. Amata akase, aya ni amata ikivuguto. Afite uburyohe bukarishe kandi akoreshwa cyane mu guteka. Agace ka gatanu, kwita ku mirire.
kumenya ikibazo cha lactose nubwivumbure kumata. Nubu amata inka afite Ibyiza byinshi, hari abantu bamwe na bamwe bashobora kugira ikibazo cyo kuyatsira. Amata inka ni isoko intungamubiri nyinshi, harimo calcium, proteine na vitamini D. Ariko, hari abantu bafite ikibazo cyo kutabasha kugogora lactose, isukari iba mu mata. Ibi bishobora guterwa no kutabasha kugogora lactose cyangwa ubwivumbure kumata. Kutabasha kugogora lactose ni ikibazo gikunze kubaho, aho umubiri w'umuntu uba udafite enzyme yitwa lactase ifasha kugogora lactose. Kutabasha kugogora lactose, abantu bafite iki kibazo ntibashobora kugogora lactose, isukari iba mu mata. Ibi bishobora gutera ibimenyetso bitandukanye. Bashobora kugira ikirungurira, gutumba cyangwa guhitwa. Ibi bimenyetso bishobora kuba bikomeye cyangwa byoroheje, bitewe n'uburemere bw'ikibazo. Hari amata adafite lactose abafasha. Amata adafite lactose ni igisubizo cyiza ku bantu bafite iki kibazo, kuko aba yakuwemo lactose ariko akagumana intungamubiri zose. Ubwivumbure kumata, iki ni ikibazo gikomeye. Ubwivumbure kumata ni igisubizo cy'umubiri ku proteine ya mata, aho umubiri w'umuntu ufata proteine ya mata nk'ikintu kibi. Ni igisubizo cy'umubiri ku proteine ya mata. Ibi bishobora gutera ibimenyetso bitandukanye, harimo ibiheri, guhumeka nabi, kuruka, ndetse no kubura umwuka. Ibimenyetso bishobora kuba bike cyangwa bikomeye, birimo ibiheri, guhumeka nabi, kuruka ndetse no kubura umwuka. Abantu bafite ubwivumbure kumata bagomba kwitondera ibyo barya no kwirinda amata n'ibiyakomokaho. Abantu bafite ubwivumbure kumata bagomba kwirinda amata n'ibiyakomokaho. Ni ingenzi ko bamenya gusoma ibirango by'ibiribwa kugira ngo birinde ibirimo amata cyangwa ibiyakomokaho. Agatse ka gatandatu, kunywa amata n'ubuzima muri rusange, gutandukanya ukuri n'ibinyoma. Nubu amata afite Ibyiza byinshi, hari ibitekerezo bidakwiye ku kunywa amata. Ikinyoma, amata atera ibiheri, ntabimenyetso bya siyansi bibigaragaza. Ukuri, kunywa amata mu rugero ni byiza ku bantu benshi. Ariko, kunywa ikintu icyo aricyo cyose birenze urugero, harimo n'amata, bishobora gutera ibibazo by'ubuzima. Ni ngombwa gukurikiza ibimenyetso bya siyansi no kugisha inama abaganga ku ndyo ikubereye. Agatse ka karindwi, kunywa amata mu buryo bwiza, inama z'ingirakamaro ku ndyo yuzuye. Dore inama z'ingirakamaro zo gushira amata inka mu ndyo yuzuye. Hitamo amata akwiye. Hitamo amata make mu binure cyangwa amata ya skim kugira ngo ugabanye ingufu n'ibinure. Ingano ikwiye, kurikiza ingano ya amata igomba kunyobwa. Umva umubiri wawe, menya uko umubiri wawe witwara ku mata. Niba ugize ikibazo cyo kuyacira, shakisha amata adafite lactose cyangwa ugishe inama muganga. Wibuke ko gushira mu gaciro ari ingenzi. Amata ni kimwe mu bigize indyo yuzuye. Agatse ka munani, ijambo rya nyuma. Amata inka inyongera ku buzima bwiza. Amata inka aracyari isoko y'ingenzi y'intungamubiri. Atanga intungamubiri z'ingenzi zigira uruhare mu buzima bwiza muri rusange. Binyuze mu kumenya Ibyiza by'amata, kwita ku mpungenge zishobora kubaho, no kuyanywa mu buryo bwiza, abantu bashobora kungukira mu mbaraga zayo z'intungamubiri. Nywa ikirahuri cy'amata uyu munsi.